nk'aho kurirwa na CTU bidahagije ndetse no kuzengurukwa n'abajepe bya buri munsi ndetse bya buri kanya, nk'aho ibyo byose bidahagije yamaze kuzana intwaro ziri mu bwoko bw'amarobo kugira ngo zijye zimugenda iruhande. Ubwo ndavuga Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ngaho Kongo muzajya, Uburundi se muzapfumurira ko ndi kubona se aribwo bigitangira iby'umutekano aho ngaho ibizacyura iki? Kuri ubu ngubu rero Perezida Paul Kagame yamaze kugura icyo twakwita intwaro cyangwa se abarinzi bakozwe mu bwoko bwa robo. Uti byagenze gute? Iyo byaguriwe hehe? Ndagira ngo ubane nanjye mu kiganiro. Njye nitwa The Brown nk'ibisanzwe, iyi ni The Brown Entertainment. Ndagira ngo ubane nanjye kugira ngo buri munsi ujye ubona byinshi kandi tuba twaguteguriye ku murongo. Nguhaye ikaze rero, welcome again kuri YouTube channel yanjye. Ndagira ngo ubanze ukande subscribe, ubundi ukande no kuzogera kugira ngo byose bijye bikugeraho kandi vuba cyane utabanje gusekinga kandi ujye uba mu ba mbere badukurikira. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro. Mu minsi ishize nibwo Perezida yagaragaje ko hari byinshi agiye guhindura. Ese mu byo yaba agiye guhindura haba ari CTU cyangwa n'abaje? Dore ko yamaze kuzana intwaro karundura cyangwa se abarinzi karundura. Ni abarinzi babiri badasanzwe bari mu bwoko bw'amarobo. Wakwibaza ngo aya marobo azakora iki? Aya ni amarobo afite ubwenge budasanzwe. Nimvuga ubwenge budasanzwe ntiwumve kuvuga ngo ashobora gufata umuntu. Oya, aya ni amarobo ashobora kurebera umuntu ufite imbunda akamurebera kuri cyane, akamenya icyo agiye kuyikoresha mbere y'uko agikora. Ibyo byose rero birahurana n'umutekano ziba zirinze. Izi robo uko ari ebyiri ziruzuzana, zose imwe ni urufunguzo rw'indi. Nta kintu wakora cyerekeranye no guhungabanya umutekano mu gihe zaba ziri iruhande rw'umuntu. Ni ukuvuga ko izi robo ugitekereza gufungura igisasu ziba zakubonye kare, nta kintu wakora kubera ko izi ni imashini kabuhariwe mu bijyanye no gucekinga. Ahaciye hose ikintu cyitwa icyuma cyangwa se icyahungabanya umutekano zicyumva vuba kuruta ibindi byose. Ni ukuvuga ko mbere y'uko utekereza gukora muri magazine, zo ziba zarebye kare, zarebye ese umugabo agiye kurasa cyangwa ntabwo agiye kurasa, zikabimenya kare. Ese wakwibaza ngo CTU ahangaha yo izakora iki? Abantu benshi rero bibesha kuri CTU bakibaza ese uyu mutwe ubundi twari dusanzwe tuzi neza ko Perezida afite abamurinda aribo baje. None se ibyo ngibi by'amarobo byo bijemo none se CTU igiye kuzakora iki? Kubera iki bayizaniye amarobo? Ikaze mu kiganiro tugikomeje. Dore ubu ngubu abantu benshi ntabwo bazi CTU ngo ni iki. Ubundi mu magambo arambuye CTU bishatse kuvuga Counter Terrorism Unit. Ukuvuga ngo ni umutwe ushinzwe kurwanya ibyihebe mu Rwanda. Uti ibyihebe bibahe? Abantu benshi ntabwo bazi ko mu Rwanda haba ibyihebe. Aha, niba utabizi rero ikaze. Ubu ngubu rero mu Rwanda habarirwa imitwe irwanya u Rwanda ni ebyiri. Hariho umutwe urwanira muri Kongo n'umutwe bita urunana rero abantu benshi bari bazi ubwo kuri televiziyo cyangwa se kuri radio basanzwe bumva. Hari n'umutwe witwa Red Tabara. Iyo ni imitwe yose itoroheye u Rwanda ndetse n'abantu bagiye batandukanye barwanya u Rwanda. Harimo nk'uwitwa Victoire Ingabire, ni umwe mu bantu babangamiye u Rwanda. Ejo bundi baherutse kumuburanisha ahakanya ibyaha bamurega. Amaze kubihakana, ibyo byose nibikwereka ko u Rwanda rufite abarurwanya. Abo barurwanya nibo twita ibyihebe. Ngibyo ibyo CTU ishinzwe kurwanya. Izo mitwe cyangwa se ibyo byihebe bituruka muri iyo mitwe nibyo birwanwa cyangwa se birindwa na CTU. Ati noneho abajepe bamaze iki? Abajepe ni bamwe mu bantu bagira ibanga cyangwa se bagenda iruhande rwa Perezida ku kijyanye n'umutekano. Uburyo Perezida agendamo nibo baba babizi, nibo babitegura. Abo ni abajepe. Ati se none robo zigiye gukora iki? Robo ni izo kugendana na Perezida aho agiye hose. Nawe ati mu nama bazajya bajyana wapi? Robo ni izo kugendana na Perezida igihe bikekwa ko yaba agiye ahantu hatizewe umutekano. Izi robo ni izo kugenda zisaka cyangwa se zikareba abantu bateganya kuba bakora ikintu kibi. Izi robo zikoze mu bwoko
bw'ibitwaro kirimbuzi. Kuri rwa rwego iyi robo ishobora kurasa nta muntu uyikoresheje, ni ukuvuga ko yo mu maguru yayo ifite imbunda kandi ntiwamenya ngo iyo mbunda iherereye hehe. Ni robo zidasanzwe zigiye gukora akazi kadasanzwe. Wakoze kubana nanjye, nitwa The Brown, tuzongere dusubire. Iyi ni The Brown Entertainment, ndagushishikariza gukora subscribe no gukanda ku nzogera, comment yo ntuyibagirwe.